Nguhaye ikaze hano kuri key message 250. Nyambo Jessica yifurije Titi Brown isabukuru nziza mu mitoma idasanzwe mu cyumweru gishize. Nyambo Jessica ni umukinnyi wa filime wavukiye mu Burasirazuba mu karere ka Kirehe. Mu mwaka wa 2021 nibwo yatangiye gukina filime abishishikarijwemo na Asia wamubwiye ko amubonamo impano yo gukina filime, ndetse yewe yaje kubikora. Afite ubuhanga butangaje bwo gukina filime, abigaragaza muri filime zitandukanye nka The Message inyura kuri YouTube channel ye. Kuri uyu munsi wa none bivugwa ko Nyambo Jessica ari mu rukundo na Titi Brown. Uyu Titi Brown ni umubyinnyi wabigize umwuga, amazina ye nyakuri ni Ishimwe Thierry. Mu butumwa burebure Nyambo yageneye Titi Brown abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, yamwifurije isabukuru nziza, avuga ko ari inshuti y'ubuzima, yemeza ko ari umuntu udasanzwe ndetse ko ubucuti bwabo burushaho gukomera uko imyaka yiyongera. Ati isabukuru nziza y'amavuko nkoramutima yanjye y'ibihe byose. Uyu munsi ndagukeza nishimira umuntu w'agatangaza uri we. Ubupfura bwawe, ubugwane n'ukuntu nshyigikira utizigama bisobanuye isi kuri njye. Buri uko umwaka uhise ubushuti bwacu buhora bukura, bunarushaho gukomera. Uzana urumuri rw'igitangaza mu buzima bwanjye kandi ndagushimira ubutitsa kuba uhari ku bwanjye. Ndanagushimira mu buryo bwose bushoboka. Muri ubu butumwa Nyambo yabwiye Titi Brown ko ari we aboneramo umutuzo. Yemeza ko ari we muntu yitaho kurusha abandi, anakomoza ku bigeragezo n'ingorane bacanyemo buri wese akahaba ku bw'undi. Ati ni wowe mutuzo umfasha gucururuka mu burakari, kandi buri gihe ujye wibuka ko ari wowe muntu nitaho kurusha abandi. Nukuri kandi urakazuba kamurikira iyo nasuherewe, kandi nizeye ko tuzahora turi inshuti z'akadasohoka nk'uko bimeze ubu. Akomeza agira ati sha besto, ndabizi ko twahuye n'ibigeragezo n'ingorane kandi ko buri wese yagiye haba ku bwa mugenzi we. Amagambo ntazigera abasha gusobanura ukuntu wazanye ibyishimo mu buzima bwanjye. Uri umugisha mu buzima bwanjye kandi ni byiza. Abatabyumva bo bagufite nibwo babyumva besto, ukwiye gukundwa buri munsi. Nyambo yasoje ubu butumwa yifuriza Titi Brown isabukuru nziza, ndetse ko na mama we yimwifuriza kandi kamukunda cyane. Ati isabukuru nziza y'amavuko besto nkunda, na mama wanjye arakwifuriza isabukuru nziza kandi aragukunda cyane. Uyu munsi uze kukubera udasanzwe nk'ukuri. Nyambo na Titi Brown bamaze igihe bavugwa mu rukundo, gusa nta n'umwe urerura ngo ahamye aya makuru kuko bavuga ko ari inshuti magara. Titi Brown nawe abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yagize icyo avuga ku munsi we w'amavuko. Yanditse ubutumwa burebure, atangira agira ati maze rero umunsi wose ugira agaciro kawo, gusa umunsi tuvukaho iteka wakatwibukije impamvu Imana yadushyize mu bandi. Ati itariki mureke nyizihize kuko hari igihe yigeze gutambuka mu buzima bwanjye nk'urwibutso rubi bitewe n'aho yari insanze. Cyo none mu mutima ndashimira Imana ko yadutuye imitwaro yaduhetamishaga tugenda twemye. Uyu munsi nk'uko nishimiye uwundi mwaka mu buzima bwanjye, ndashaka gufata umwanya ngo ngaragarize ibyishimo indi ku mutima buri wese wambaye hafi mu buzima bwanjye. Ku nshuti zanjye, umuryango wanjye, abafans mwarakoze ku bufasha n'urukundo rwanyu. Komeza agira ati shahu muri abantu bakomeye mu buzima bwanjye. Amasengesho yanyu no kuntekereza neza mu bihe nanyuzemo bigoye umwaka ushize bisobanuye isi kuri njye. Ubutumwa bwe bwakomeje bugira buti subije amaso muri ibyo bihe by'ibibazo, ndibuka uburyo byari bigoye kwizihiza umunsi wanjye w'amavuko nk'uko nabikoraga, ariko ubuzima bwanjye bwasubiye ku murongo. Nishimiye cyane buri wese muri mwe wambaye hafi. Kuntera ingabo mu bitugu bamfashije kubinyuramo, binyibutsa ko ntari njyenyine. Uwigeze gukenera kwigengaho ubundi ngo ntabibone, niwe uzi agaciro kabyo iyo abigize. Iyi ni intangiriro nshya, ubushuti bushya, ni impano y'ubuzima. Soza agira ati shawu Titi arabakunda. Ayo namwe mu magambo Titi Brown yatangaje abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Ndabashimira mwe mwabanye nanjye muri iki kiganiro, ndabakunda cyane. Naho ubutaha, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kora subscribe.